Nshuti bene data mudukurikira ku ijambo rya Imana TV, tubahaye ikaze. Nanone tugarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Turagira ngo duhe ikaze umuntu wese ugeze kuri uyu muyoboro ijambo rya Imana TV, tuguhaye ikaze. Wowe umaze igihe udukurikira, Imana iguhe umugisha. Kandi wowe uje bwa mbere, nanone tugusabye umugisha ku Mana. Turakwifuriza amahoro ava ku Mana, kandi turagusabira imbaraga zituruka kuri Kristo Yesu kugira ngo zibane nawe ibihe byose. Umuyoboro ijambo rya Imana TV ni umuyoboro unyuzwaho ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi, ubuhamya, byose bigamije gufasha abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru. Muri uyu mwanya turagira ngo tubanze dusenge Imana, hanyuma tuze tubabwire impamvu zitumye tuza imbere ya kamera nanone kugira ngo tuvugane n'abantu b'Imana. Imana, turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye. Tuje imbere yawe, turakwinginze kugira ngo tugire neza, tweze utuboneze, kandi uyu mwanya tugiye kwinjiramo turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zibane natwe. Uburinzi bwawe kuri twe, ijambo ryawe rikomereshe ibimenyetso n'ibitangaza, kandi icyo wadutumye kuvuga aricyo tubwira abantu bawe, ntagire icyo twongeraho cyangwa tugabanyaho, ahubwo ubushake bwawe n'umwuka wera bishorera ijambo ryawe n'icyo wadutumye ku bantu bawe. Ufashe abadukurikiye n'abazadukurikira, buri wese ahabwe umugisha, kandi umuntu wese ahindurwe n'imiburo y'ijambo ryawe. Urakoze, reka unugwe komeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye nk'uko bisanzwe. Amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Abamaze igihe badukurikirana tumaranye iminsi, Imana ibahe umugisha. Wowe ugeze bwa mbere ku muyoboro ijambo rya Imana TV, turakurarikira gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe igihe tubishyizeho. Kandi niba tukugireho umugisha ibiganiro byacu, ujye ubyoherereza abandi bantu, nabo bakomeze ubutumwa bwa Yesu Kristo bugere ku bantu benshi kandi vuba. Imana iduha umugisha, iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Tuje kuganira nawe. Turagira ngo tubwire abantu b'Imana ko tugarutse kubwira abantu icyo Imana yadutumye ku bantu. Imana yadutumye ku bantu ko abantu bakwiye kwezwa, bakitunganya, bakiboneza. Iki ni igice cya kabiri tugarukanye cy'ubutumwa bwihutirwa bureba umuntu wese. Igice cya mbere, wowe wadukurikiye, Imana yahamagaraga abantu kwezwa no kwiboneza no kwitunganya, kuko hafi y'abantu hari impamvu zigiye gutuma abantu bashaka Imana, nyamara uburyo bwo kwishaka butarimo kuboneka. Muri icyo gice twabonyemo ko umuntu wese yemerewe kwikomangira, yemerewe gusaba, yemerewe kwegera Imana, kandi Imana iteze amaboko ngo yakire umuntu wese. Nta muntu n'umwe hariho urusika rwo guhura n'Imana. Twagaragarije abantu impamvu Imana ituma ku bantu, ariko abantu bagakomeza ntibahinduke, bakavuga ngo niko byahoze, niko byagumye, niko byakomeje kumera. Kandi mu butumwa igice cya mbere twabagejejeho, hari aho twageze duhura n'abantu turi mu iyerekwa, marayika dutembereza tubwira abantu barahagarara, baradukomera ku musozi, baravuga bati, wa mugabo we, ibyo uvuga byavuzwe kera, byahanuwe kera n'abahanuzi, ibyo byararangiye, Imana yarabihinduye, cyangwa Imana yavuze ibyo ngibyo yo yarahindutse. Ariko marayika akomeza kumbwira ngo komeza ubwire abantu ibyo nkubwira kubabwira. Imana ishimwe. Niba waradukurikiye, Imana iguhe umugisha. Niba utarakurikiye igice cya mbere cy'ubutumwa, ndagira ngo nkurarikire kuri uyu muyoboro ijambo rya Imana TV. Ubutumwa buriho, ubutumwa bwihutirwa bureba umuntu wese. Niba utarabukurikiye kuri uyu muyoboro, ujyeho uraza kububona. Ubanze ubukurikire, hanyuma uze kumva igice cya kabiri. Igice cya kabiri ni igice gito cyane, kirimo impamvu imwe. Nyuma y'uko ngiye
nkahura n'abo bantu bakavuga ngo ibyahanuwe ibyavuzwe iby'Imana yatumye ku bantu ntibizasohora, byaratinze ntibyigeze bigera igihe cyo gusohora, abahanuzi baravangiwe, abantu bavuze ibyabo iby'amarangamutima. Narakomeje mbwira abantu, ariko ndangije njya gusenga, nkomeza gusenga mbaza Imana, nkavuga nti Imana, nanjye iminsi maze numvise ubu butumwa, si rimwe si kabiri, numvise utuma ku bantu uvuga ko uje kubarana n'umuntu wese, numvise utuma ku bantu uvuga ko umuntu wese yitegura ugiye kuza kuvugana nawe. None wampaye ubu butumwa ngo mbwire abantu ko wabatumye intumwa nyinshi bakanga kumva, ariko ari wowe ugiye kuza kuvugana n'abantu. Mbese ko ubu butumwa bwatambutse kuva kera, na n'uyu munsi tukaba tukibuvuga, abantu bakaba bavuga ko ubutumwa bwavuzwe kera abantu baburambiwe, ibintu bimeze biti. Njya gusenga, Imana itugirire neza. Hanyuma rero muri ibyo bihe nasengaga Imana, nanjye mpora nibaza, mbese ubu butumwa tuvuga ko abantu bakomeza bavuga bati ibintu byavuzwe kera, abantu ko bacitse intege, abantu ko barindiriye Imana, abantu ko bageze igihe ibyizerwa bitangiye kubashiramo, mbese aho iki gihe n'igihe ki? Muri iyi yaravuze ngo murinzi we menyesha igihe, iwacu se ni imuhero. Ariko ngo aramubwira ngo ijoro ryijimye cyane, ariko buracya hanyuma Imana ishimwe. Naho ijoro ryakijima, naho ingorane zaba nyinshi, ariko tuba dufite ibyiringiro ko gucya ko bugomba gucya. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bwije mu ruhande rwawe, ariko guma mu ruhande rw'Imana buzacya. Uko byamera kose buzacya. Imana ishimwe. Hanyuma rero nyuma yo gusenga Imana no gukomeza kuvuga ubutumwa Imana yaduhaye kubwira abantu, twongeye kujya mu iyerekwa. Nagiye mu iyerekwa, ariyo nabwiye ngo ni impamvu imwe itumye nza hano gukora iki kiganiro, ubutumwa bwihutirwa bureba umuntu wese. Igice cya kabiri ni igice gitoya, ni igisubizo cy'icyo kibazo abantu bibaza, abantu bambajije, abantu bankomereye ndimo mvuga ku musozi. Nanjye ubwanjye nkajya gusenga, nicyo gisubizo Imana yampaye, nicyo nzaniye abantu. Ndagira ngo nibutse abantu ko dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ikora, dusenga Imana ishakwa ikaboneka, dusenga Imana itari bayari, dusenga Imana yumva, kandi Imana dusenga ni iya nyayo. Iyo umuntu asenga Imana ayizi, narababwiye ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima ari byo mukora, ari byo dukora. Ndagira ngo mbabwire ngo rero Imana yacu irashaka ikabona, kandi turayisenga ikumva. Imana ishimwe. Ndagira ngo mubwire abantu ngo ngarutse kubabwira, nzanye igisubizo cy'abantu bibaza cyangwa bibajije ngo mbese igihe Imana yavugiye, mbese igihe Imana yavugiye ibi, mbese igihe Imana ihamagariye ibi, igihe abahanuzi bavugiye, igihe intumwa zavugiye, igihe abantu bavugiye bavuga ko Imana ije kuvugana n'umuntu wese. Abahanuzi baravangiwe, abahanuzi barabeshye, bahanuye amarangamutima. Iki nicyo gisubizo nzanye, kandi iki gisubizo sinjye ukizanye, ahubwo nje kuvugana n'abantu b'Imana, nzanye igisubizo kivuye ku Mana. Imana niyo ikuzana iki gisubizo, niyo yampaye iki gisubizo. Abantu bibazaga, yewe nanjye ndimo, nanjye naribazaga ngo mbese iyi myaka ishize nkomeje kumva Imana ivuga ko ije kuvugana n'abantu, umuntu wese akwiye kwitegura kuvugana n'Imana, ko yabatumyeho intumwa nyinshi bakanga kumva. Mbese aho ibyo tuvuga, iby'Imana idutuma ko birambiranye, abantu bakaba bavuga ngo biratinze, byaraheze, abahanuzi baravangiwe, mbese koko harimo ivangirwa? Imana ishimwe. Hanyuma rero reka twihute. Marayika w'Umwami Imana yangarutseho, angarukaho inshuro ya gatatu. Mu gice cya mbere niyerekwa nagize ry'ibihe bibiri rihuje ikintu kimwe, ko abantu bakwiriye kwezwa, kuko hafi y'abantu hari impamvu zigiye gutuma abantu bajya gushaka uburyo bihana, nyamara igihe cyo kwihana bitari buborohere, bitari bukunde. Imana ishimwe. Naberetse ko, cyangwa nababwiye ko nabonye abantu benshi biruka
masigamana, umuntu wese agenda avuga ko agiye gushaka umuyobozi w'ishengero rye, w'idini rye, ngo ajye kumwaturira ibyaha yakoze. Ubona abantu bafite ikibazo ntabashe kumenya ngo bari babaye iki. Marayika arambwira ngo bwira abantu bezwe bagifite igihe cyo kwezwa. Igice cya mbere twarabivuze, tubwira abantu ngo nyamuna ni mwezwe, haracyari amahirwe, haracyari igihe, inzira yo kwezwa yo kwihanira cyahari. Abantu nimwihane, nimwegerane n'Imana, mwibohore, Imana itugire neza. Hanyuma igice rero cya gatatu nzanye, ariko ni igice cya kabiri cy'ubu butumwa. Iyerekwa rya mbere n'irya kabiri ryaje mu gice cya mbere, ndarekera abantu kuzagikurikira. Hanyuma rero iyerekwa rya gatatu niryo rigize igice cya kabiri cy'ubutumwa bwihutirwa bureba umuntu wese. Ubwo nasengaga, marayika w'umwami Imana yangarutseho, arankomanga, arambwira ati kanguka unkurikire. Ndakanguka mu iyerekwa, ndamukurikira. Hanyuma mukurikiye, turagenda, ngiye kubona mbona duhingutse ahantu mu rusengero. Mbona urusengero rwiza runini, rwubatse neza, rufite design nziza, rumeze neza kurenza uko umuntu yabitekereza. Ariko mbona urusengero rusanzwe rukorerwamo amateraniro asanzwe. Tugeze muri urwo rusengero, natunguwe nuko nasanze rurimo abantu benshi, cyangwa se abaje gusenga, abitabiriye iryo teraniro benshi. Urusengero ruri hafi kuzura. Ngeze muri urwo rusengero nanjye ninjiramo, nicara mu ntebe zisanzwe. Hari harimo udutebe twa plastike rwose twegeranye twinshi, bivuze ko hari bwitabiremo iteraniro ry'abantu benshi. Nasanze imyanya y'imbere abantu bayicayemo ari benshi, nanjye nicara mu myanya ikurikiraho. Inyuma yanjye hagenda haza abandi bicaramo. Nabonaga ndi mu gice cyo hagati muri iryo teraniro. Imana itugire neza. Hanyuma marayika warunzanye ambwiye ngo mukurikire. Tugeze muri rwa rusengero, niwe wahise uba umuyobozi w'iryo teraniro. Nta wundi ubwiriza wari urimo, nta wundi uyobora gahunda wundi wari urimo, nta yindi gahunda yari irimo, ahubwo yahise ajya imbere ya rya teraniro. Arangije yavuze intego y'iryo teraniro, aravuga ngo iri teraniro rifite impamvu imwe yatumye mwese mbatumira. Menya ko buri wese yaje nk'uko naje. Arangije aravuga ngo icyatumye mbatumira mwese ni ikintu kimwe ngiye kubabwirira hano. Aravuga ati mwese uko muri hano, uko mwaje muri iri teraniro, uko nabahamagaye ngo muze muri iri teraniro, ndashaka kubamenyesha ikintu kimwe. Arangije aravuga ngo ngewe ubwanjye natumye intumwa nyinshi. Mu murima wanjye harimo abakozi benshi, noherejemo abantu benshi bakora umurimo utandukanye. Aravuga ati mwese uko muri hano rero, ngiye kubereka impamvu mbazanye hano n'icyo nabakoresheje mu bihe bitandukanye. Mbona ahereka umurongo w'imbere, agasoma izina ry'umuntu, akavuga ati wewe kanaka, nagutumye mu mwaka uyu n'uyu, nkutuma ubutumwa buvuga gutya ku bantu. Akajya ku wa kabiri agasoma ngo wewe runaka, nagutumye igihe iki n'iki ngo ubutumwa buvuga gutya. Wowe runaka, nagutumye igihe iki n'iki ngo ubutumwa buvuga gutya. Imana ishimwe. Ahera ku murongo w'imbere, akurikizaho wa kabiri, arakomeza agenda ahagurutsa umuntu amubwira ngo nagutumye ibi n'ibi mu gihe runaka. Akagera kundi akavuga ngo nagutumye ibi n'ibi mu gihe runaka. Akagera kundi ati nagutumye ibi n'ibi mu gihe runaka. Araza nanjye ngeraho, aravuga ati Emmanuel, nagutumye igihe iki n'iki, nkutuma ubutumwa buvuga gutya. Arakomeza kuba ari hirya yanjye, akamuhamagara mu izina, akavuga ati wewe kanaka, nagutumye igihe iki n'iki ngo ubutumwa buvuga gutya na gutya. Ahetura iteraniro ryose. Imana ishimwe. Nkiri mwiyerekwaho, akirangiza kugenda asoma buri muntu n'ubutumwa yagiye amuha, nari nitegereje ndimo ndeba nkurikirana. Bene data, ikintu nabonye
ndagira ngo mbwire abantu ngo mu murima w'Imana harimo abakozi benshi, Imana ishimwe, harimo abantu benshi Imana yahaye impano zo kwikorera. Kandi ndagira ngo mpumurize abantu, cyane cyane abahanuzi batumwe n'Imana, bumvise Imana ivuga atari abapfuye guhaguruka. Mpumurize aba bantu mbabwire ngo iyabatumye niyo kwizerwa. Aleluya. Mbabwire ngo iyabatumye niyo kwizerwa, ni iya nyayo. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ngo iyabatumye niyo kwizerwa. Nkiri hano, Imana ishimwa, yahagurutsaga umuntu wese. Nabonyemo ingeri z'abantu benshi batandukanye, ariko nta muntu nigeze mbasha kumenyamo. Imana itugire neza. Ni njye wimenye ubwanjye, ariko iteraniro ryari ririmo abantu benshi, kandi ahereye imbere nabonye uburyo abantu bari bicaye byari bimeze nka protokole, ku buryo harimo uruhererekane, succession z'uko abantu bagiye batumwa mu bihe bitandukanye, uko bagiye bakurikirana. Niba hari uwatumwe muri 90, uwatumwe 91, uwatumwe mu kwa mbere kwa 90, uwatumwe mu kwa kabiri kwa 90, kuzamuka urwo ruhererekane. Nabonye abantu baragiye bicara nkurikije uko yagendaga avuga, nagutumye igihe iki n'iki, nkutuma ubutumwa buvuga gutya na gutya. Umuntu wese watumwe n'Imana akumva Imana ivuga, akabona ibimenyetso bya nyabyo ko ari yera yo mu ijuru yavuganye nawe, ndagira ngo mbahumurize mbabwire ngo Imana yera iracyakora umurimo, kandi ndagira ngo mbabwire ngo ni iya nyayo. Imana ishimwe. Hari abagiye bashidikanya, bagira intege nke, hari abagenda bavuga batari koze byaratinze bizasohora, twaravangiwe, byagenze gute? Ndagira ngo mbabwire ngo nzanye igisubizo Imana yampaye kuri iki kibazo. Hanyuma arangije guhitura ba bana, avuga umuntu wese igihe yatumiwe, arangije aravuga, tumva rero mwese nabazanye hano kugira ngo mbabwire ngo ibyo nabatumye ku bantu banjye byose bibumbiye mu kintu kimwe, ngiye kuza kubishyira mu bikorwa. Imana ishimwe. Aravuga ngo ngiye kuza kubishyira mu bikorwa. Nkiri muri riyerekwa nagize ubwoba. Ndagira ngo mbwire abantu ngo Imana itekereza kuruta uko dutekereza. Imibare y'Imana itandukanye n'imibare y'abantu, kandi ibyo Imana yavuze niyo ibisohoza. Ndagira ngo mbwire abantu ngo ntabwo umuntu ahanura ngo narangiza asohoza ibyo yahanuye, ahubwo uvuga ibyo Imana yagutumye, Imana igasohoza ibyayo uko yabipanze n'uko yabitekereje. Kandi ntabwo Imana ikubwira inzira izakoresha isohoramo icyo yavuze. Icyakora igutuma ku bantu ikaba imbuzi y'abantu, ariko Imana ibizi uko izabigenza. Imana itugire neza. Hanyuma ndagira ngo tukiri hano tubanze dusome ijambo. Dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya 3, dusome umurongo wa 9. Hanyuma dukomeze. Imana itugire neza. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya 3, turasoma umurongo wa 9. Haranditse ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko ritinze, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinze, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hari umuntu n'umwe warimbuka, ahubwo ishaka ko umuntu wese yihana. Imana itugire neza. Waba waratekereje ko hari ibyo wumvise bimaze imyaka 50, waba waratekereje ko hari ibyo wumvise bimaze imyaka 20, simbizi. Waba waratekereje ko hari ibyo Imana yagutumyeho bimaze imyaka 10, waba waratekereje ko bimaze imyaka 5, waba waratekereje ko bimaze amezi, hari bimaze iminsi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umwami Imana ntitinze isezerano nk'uko twebwe, nk'uko bamwe babitekereza. Hari abantu batekereza ko Imana itinze isezerano, ariko ntabwo iritinza komutere nk'uko tubitekereza, ahubwo itwihanganira, ireka gusoza rya sezerano, idashaka ko hari umuntu n'umwe warimbuka, kubw'imbabazi ifite, ishaka ko umuntu wese agira gute, yihana. Ntabwo nza gutinda, ndagira ngo mbabwire
uyu muntu wari uyoboye iteraniro yahise avuga ngo ndagira ngo mbabwire ngo ibyo nabatumye byose nibyo ngiye kuza gushyira mu bikorwa. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbwire abantu b'Imana ngo Imana yavuganye natwe, Imana yavuganye n'itorero. Imana ishimwe. Hari ibintu Imana yavuganye n'itorero, abera bicaranye, abantu bicaye bazi ko Imana yavuganye n'itorero, ikavuga ngo torero, torero nzabagarukaho, torero nzazaho muri, torero muhumure ninjye nyir'umurimo, nta marembo y'ikuzimu nubwo yazukuka ntazashobora itorero. Ndagira ngo mbabwire ngo uko byamera kose iby'Imana yasezeranye n'itorero ije kubishyira mu bikorwa. Imana itugire neza. Iby'Imana yavuganye n'itorero ije kubishyira mu bikorwa. Iby'Imana yavuganye n'igihugu ije kubishyira mu bikorwa. Iby'Imana yavuze ku bantu ije kubishyira mu bikorwa. Iby'Imana yavuze ku gihugu ije kubishyira mu bikorwa. Iby'Imana yavuze ku itorero ije kubishyira mu bikorwa. Wowe unteze amatwi, Imana yavuze iki ku itorero? Ufite ayahe makuru Imana yavuze ku itorero? Ufite ayahe makuru Imana yavuze ku bantu? Ufite ayahe makuru Imana yavuze ku gihugu? Ndagira ngo nkubwire ngo ayo makuru yose uhereye igihe wayumviye, ay'abantu bibajije ngo ko bitashyizwe mu bikorwa, Imana yarambwiye ngo mu ijambo rimwe ije gushyira mu bikorwa icyo yatumye intumwa n'abahanuzi. Imana itugire neza. Kandi nongere nibutsa nuko ntibyatindijwe n'ikindi, byari ukugira ngo Imana irebe ko hari umuntu wese cyangwa umuntu wese yihana agahindukira. Ariko muri iri jambo ndagira ngo mbabwire ngo abantu banze kwezwa, abantu banze kwihana, abantu banze guhindukira, abantu banze gukora ibyo gukiranuka, birombereza mu nzira ya Kayini, ahubwo barabwirwa nyamara bakavuga bati reka reka iyo Mana ntayo, ntabyo bavuga. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mpagaze imbere y'Imana, Imana yaravuze ngo ibyo yatumye intumwa n'abahanuzi, ibyo yatumye abagaragu bayo nibyije gushyira mu bikorwa. Abantu ngo baravuze ngo Imana yabirihe izaza ryari ngo tuyibone. Ndagira ngo mbabwire ngo nibitegure noneho bagiye kubona ko Imana ya nyayo, Imana yabatumyeyo ho ariyo kwizerwa no kubikora igiye kubikora. Imana itugire neza. Ndagira ngo nkubwire rero ngo ushingiye ku byo wumvise Imana ivuga, ushingiye ku makuru wumve, sinzi igihe wabyumviye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije gushyira mu bikorwa ibyo yavuze. Imana ije gushyira mu bikorwa ibyo yatumye ku bantu. Imana ije gushyira mu bikorwa ibyo wumvise bivugwa hagaca iminsi n'iminsi. Njye simbizi, ariko nanjye hari ibyo numvise. Hari ibyo numvise. Niba Imana yaravuze ko izagaruka ku itorero, Imana igiye kugaruka ku itorero, igiye gushyira mu bikorwa ibyo bintu byose. Bibumbiye ngo mu kintu kimwe, yaravuze ngo ibyo bintu byose nabatumye no mu gihe gitandukanye nagiye mbatumamo, bikubiye mu kintu kimwe, ngiye kuza gushyira mu bikorwa icyo natumye intumwa n'abahanuzi, icyo natumye abagaragu banjye. Mwene data ndagira ngo nkubwire, nkurikiye nkubwire, nkutangarize ko mu murima w'Imana harimo abakozi benshi, harimo imirimo myinshi. Abana bo mu rugo bahabwa ibyo bakora byinshi, kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo icyakora abamwemeye, abamwizeye, bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi uko niko turi. Ndagira ngo mbabwire ngo uwo mwana mu rugo rero akoreshwa imirimo itandukanye. Hari utumwa kuvoma, hari utumwa gutashya, hari utumwa guhaha, hari utegekwa guteka. Imirimo itandukanye yo mu rugo abana bemerewe kugira gute kuyikora. Ndagira ngo mbabwire rero ngo abantu bose bakoreshejwe bene iyi mirimo, Imana ibatuma gukora imirimo itandukanye muri uyu murima. Ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure, Imana yarambwiye ngo nimuhire abantu ngo mu ijambo rimwe ije gushyira mu bikorwa ibyo yatumye ku bantu. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo nimuteshuke, nyamuna ntimuve ku Mana, ntimuhemukire Imana, ntimujye kure y'Imana. Iby'Imana yavuganye n'abantu igiye kuza kubishyira mu bikorwa. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu ntibabe mu bihe byo gusenga, abantu ni mu bihe byo kwegera Imana, abantu ni mu bihe byo kwezwa, abantu n'ibitunganye, imirimo yabo bayikore, akazi kabo bagakore, ibyo bagomba gukora babikore, kandi bakomeze bakora neza, bakomeza batungana. Ndagira ngo mbwire abantu ngo Imana igiye kuza gushyira mu bikorwa ibyo yatumye ku bantu. Imana itugire neza. Urakoze cyane abo dukurikiye kandi abo duteze amatwi. Ubutumwa bwihutirwa bureba umuntu wese, igice cya kabiri, ndagira ngo
nkubwire ngo muri ubu butumwa wakira umwami Yesu. Imana iduhana umugisha. Imana turagushimiye, tugushimiye umugisha uduhaye wo kuvugana n'abantu bawe ijambo ryawe. Turasenze ngo umuntu wese umwagura amarembo y'umugisha, kandi umuntu wese uteye intambwe yo guhindukira akava mu bibi umuha umugisha, umufashe, umweze, umuboneze, kandi utunganye imitima y'abantu bose kugira ngo barusheho kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, ufashe imirimo yose itandukanye ikorerwa mu itorero ryawe kugira ngo abantu barusheho kwitegura neza kugaruka k'umwami wacu Yesu, kandi ubwo uje gushyira mu bikorwa ibyo watumye ku bantu bawe, uhereza abantu bawe kwitegura uko bikwiriye kugira ngo imbaraga z'Imana nyinshi zidukoreramo zirusheho guhimbazwa. Urakoze cyane kumvishe gusenga, uduhana umugisha n'abadukurikira n'abazadukurikira bose, ko bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.